mu Rwanda ikintu bita itegeko no kwica umuntu urumva ikintu cyambere mu Rwanda gikomeye kurusha ibindi. Ibi bintu ntabwo nshobora kubyumva mwese kuki utabyumva nsobanura ibiki yagenze neza ariko nyine za stress zo mu kazi subize ndabizi ntabwo biba byoroshye wabamereye nabi byatanga duhora muri rw'umusore rw'abakozi umva wagira ngo abakozi sinzi abakozi babaye ikibazo ese urumva kubyakira nase ko bese tutabyakira ubundi twakora iki